urugwiro ni kimwe mu bintu bifasha kubaho mu buzima wishimye, kandi ibyishimo iyo ubifite mu mutima nta kindi kintu uba wumva kuri wowe cyakugiraho ingaruka, kubera ko ibije byose ubirenzaho kuko ufite ibyishimo muri wowe. Niyo mpamvu radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro ihari kugira ngo yongere kugarura urugwiro muri twebwe. Dutega amatwi radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro, ukurikira ukanda *, IRTV.fr, tubashe kugira urugwiro twiyumvira radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro. Inshuti bakunzi mukurikiranye RTV ijwi ry'urugwiro, reka nongere mbahe ikaze by'umwihariko bana bato, inshuti z'ikiganiro umugani w'ijwi ry'urugwiro. Tugeze kuri ya masaha dukurikiraho iki kiganiro, kandi ndizera yuko mwe mudukurikiye kuri YouTube channel IRTV 50, namwe turi kumwe 5/5. Ndabona neza ko byose bitunganije muri kudukurikira. Nejejwe no kubaha ikaze kuri uyu mugoroba, ngiye gukomeza kubacira umugani. Ikiganiro umugani w'ijwi ry'urugwiro mshyizwaho nanjye Andre Isaka, ndi pari mu Faransa. Muri kudukurikira muri hirya no hino ku isi aho abumva ururimi mvuga muherereye. Ndarika ababyeyi, ndarika abakuze, abavandimwe n'abandi mu muryango gufasha abana gusobanukirwa amagambo aba ari mu mugani nciri y'abana. Kandi nyamuneka muze kwibuka ko umugani bawukurikirana cyangwa se bawuca ari ninjoro. Kirazira burya mu Kinyarwanda guca umugani ku manywa. Bana bato, iyo uciye umugani ari ku manywa uhinduka umuserebanya. Nuko rero muramenye kiraziririzwa. Abantu mushobora kuba mudukurikira ari ku manywa, mwihangane mutegereze kubuza kuba ku mugoroba, cyane cyane nkamwe muri kuri YouTube muze gukurikira umugani ari ku mugoroba, hataza kugira ubu muserebanya akagira ati ni umugani w'ijwi ry'urugwiro watumye mba umuserebanya. Kirazira rwose, kandi kiraziririzwa mu muco wacu w'Ikinyarwanda. Uyu munsi rero nabazaniye undi mugani. Bana bato, inshuti z'ikiganiro umugani w'ijwi ry'urugwiro, mumwe mudukurikiye munyuze kuri IRTV.fr, namwe mudukurikiye kuri YouTube channel. Ndabaha ikaze mwese abandeba amaso ku maso, nimukomere kandi mugire umugoroba mwiza. Ngiye kubacira umugani, ntabwo ndibuze kubarambira. Ibidasanzwe uyu munsi ndaza kugerageza gusobanura amwe mu magambo akomeye ari muri uyu mugani, kandi nkuko mpora mbigenza ahagana hasi mu bisobanuro by'iki kiganiro kuri YouTube ndaza gushyiraho ibisobanuro by'amagambo akomeye aho mushobora kubisanga, ndetse n'inyandiko y'uyu mugani aho mushobora kuza kuwisomera. Byita inzira mu Kinyarwanda cyangwa se link, cyangwa ari mu Gifaransa, byaho iyi nkuru mba ngiye kuyibandikira kugira ngo mube mushobora kuyisomera none nejo bundi. Kandi burya gusubiramo nibyo bituma tumenya neza ibyo twagiye twigishwa. Dufite amahirwe basogokuru imigani bayicaga badafite aho bashobora koza kongera kuyitwereka ngo tuyisome, nuko ariko kubikoranabuhanga aho tugeze uyu munsi dushobora kuyibereka. Bana bato, by'umwihariko ngusuhuze David, n'umwana muto w'inshuti yanjye ukurikirana IRTV ijwi ry'urugwiro aho aherereye mu gihugu cy'Ububiligi. David, nizere ko uyu mugani uraza kukubera mwiza, kandi aho uza gusanga hari ibintu bikugora ushobora kunyandikira kuri WhatsApp guteranya 337 45 53 hanyuma nkagusobanurira biruseho, kandi n'ababyeyi bagufasha kimwe na David n'abandi mwese mudukurikiye muri Amerika, muri Canada, mu bihugu byo muri Aziya byose. Mwese ikazi. Ntabwo ndambiranye rero abadukurikiye kuri radio, reka gato twumve indirimbo tugaruke mu kanya nanzika n'umugani. Uratashe ducyuye ibyiza
tugambiriye dukeye ducuranga umuco w'iwacu niwo uranga abasekera u Rwanda. Turatashye amakombe amakombe, turatashye amasimbi amasimbi, turatashye abataruhuka kubinda twazindahira gusumba. Nimuseze museka mwese mwizirwe mugeze nejo, muri amasonga atigeze asonga muri ingenzi. Turatashye amakombe amakombe, turatashye amasimbi amasimbi, turatashye abataruhuka kubinda twazindahira gusumba. Ndibaza ko yabanejeje. Reka dutangire n'umugani wacu uyu munsi. Nabicisha amatsiko ariko nimuhumure, isaha irageze, umunota n'uyu ngiye kubacira umugani w'impyisi n'Imana. Muti kandi se noneho nibite iby'Imana n'impyisi? Twatangiye. Ngucira umugani nkubambuza umugano, nuzavika ntarange azasange ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu. Ubusa bwaritse ku manga, umuyaga bwarurira uruvu ruravugiriza, agaca karacuranga, nyiramusambi irasabagira. Nuko harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigara inka n'ingoma. Reka ngucire uyu mugani. Impyisi yari hamwe n'izindi nyamaswa, maze irebye umurizo wayo isanga utameze nk'uw'izindi nyamaswa. Ako kanya ifata umugambi wo kujya kubaza Imana icyatumye iyiha umurizo mubi kandi udasa nk'uw'izindi nyamaswa. Iryo joro ntiyasinzira. Nuko bana batoya, uyu mugani ndabibutsa yuko ari umugani w'impyisi n'Imana, ntabwo ari impyisi n'izindi nyamaswa, nubwo ariko tuwutangiye. Naringize nk'impyisi iri kumwe n'izindi nyamaswa, irebye umurizo wayo isanga utameze nk'uw'izindi. Nuko ifata umugambi wo kujya kubaza Imana icyatumye iha umurizo mubi kandi udasa n'uw'izindi nyamaswa. Iryo joro ntiyasinzira, bucya yageze ku Mana. Irayibwira iti, Nyagasani, ntiwambwira impamvu yatumye umpa umurizo utameze nk'iyindi? Ese wabitewe n'iki? Imana irayisubiza iti, nyamara ndasanga naraguhaye umurizo ugukwiye, ariko rero ubwo utawishimiye ukaba ushaka urutaho, ndabanza nguhe icyo ukora, maze nugaruka wagishoboye nguhindurire umurizo nguhe uwo wifuza. Hari abana batari bake mudukurikiye nonaha, mujya muhabwa ibyo muri bukore kugira ngo hagire namwe ibindi ababyeyi babakorera. Urumva ko bijya gusa nk'ibi ngibi rero Imana yakoreye impyisi, iyihaye bya bindi mu ishuri babaha byitwa umukoro cyangwa homework mu Cyongereza, devoir mu Gifaransa. Abana batazi icyo umukoro bivuga, ubwo ndumva babyumvise. Umukoro ni devoir kandi niwo twita homework mu Cyongereza. Imana rero isaba impyisi kugira ikiza gukora kugira ngo icyo nayo yifuza igikorerwe, ihindurirwe umurizo. Impyisi iremera, maze Imana ishaka igisembe cy'intama, iragifata ikizirika ku gahanga k'iyo mpyisi. Iti, ngaho genda ntukore kuri iki gisembe, uze kukingarukanira nimugoroba. Impyisi iragenda, impumuro y'icyo gisembe iyitera ipfa. Irenze umusozi wa mbere, amerwe abarayishe, ariko irihangana irakomeza. Igeze ku musozi wa kabiri, ibitangiye kukirigata. Ku musozi wa gatatu, amerwe abarayirembeje, itagishoboye kwihangana. Iti, hoshi,
izina ry'ubupyisi rirakampama, urubwa ruruta ububwa, ako kanya cya gisembe ikimira bunguri. Aha, nimugoroba rero ukumva ko yagomba kugaruka ku Mana. Mwabana mwe, uwaba ashobora gutekereza uko byagenze atangire mu biganiro gato nabo muri kumwe, ariko nimuze kurangara ngo bitume mudakurikira uyu mugani. Ndongera basubire muri make kugira ngo mutaza gutakara mukabiri uko umugani umeze. Twatangiye umugani wacu mbabwira ukuntu impyisi yari kumwe n'izindi nyamaswa, ikareba igasanga umurizo wayo ntiwishimiye, igafata umugambi wo kujya kubaza Imana. Imana nayo ikabwira iti, nabonaga ufite ari uwo nguwo ntacyo utwaye, ariko nimba ushaka ko naguha undi murizo reka nguhe icyo ukora, hanyuma uze kuza nguhindurire. Icyo Imana yahaye rero impyisi gukora nta kindi yayihaye igisembe, cyari igisembe cy'intama, ikizirika ku munwa wayo, iti ngaho kijyane ku mugoroba ukigarukane muhereke rwose, ikibazo cy'imirizo ntabwo ari ikibazo gikomeye. Impyisi irabyemera iragenda. Twari tugeze hahandi impyisi yavuze iti, hosh, izina ry'ubupyisi rirakampama, urubwa ruruta ububwa, nuko iragifatira giconshomera, ariko ku mugoroba haratinze haragera. Reka nduhuke gatoya, ndagaruka mu kanya twumve n'indirimbo. Bana muri kuri YouTube channel mushobora kutumva indirimbo ncuranga kubera amabwiriza ya YouTube, mu byihanganire, ariko reka abari kuri radio mwebwe murashobora kuyumva. Nduhuke gatoya, turakomeza mu kanya. Nimuteni namwe intore muyitimbagira n'icyeza, ababareba bazabwira abandi ko mutigeze muri bigwari. Turatashye amakombe, amakombe, turatashye amasimbi, amasimbi, turatashya abataruka kuri ndatwa zindahira gusunga. Nimutere muroye mwese, musasanura amajwi y'urwunyu, museke utane mutari wenye mukiririmba. Turatashye amakombe, amakombe, turatashye amasimbi, amasimbi, turatashya abataruka kuri ndatwa zindahira gusumba. Nimukebuke imbaga ibareba, muyibwire ko n'ejo bundi izasanga musa n'inyange, niyo ntego ikwiye inyambo. Turatashye amakombe, amakombe, turatashye amasimbi, amasimbi, turatashya abataruka kuri ndatwa zindahira gusunga. Ntabwo turambirana, reka dukomeze mu mugani. Indirimbo iyi ni indirimbo kuko yo ku rwego rw'abana, ariko n'abakuru twigeze kuba abana. Nshuti bakunzi rero mukurikiye IRTV ijwi ry'urugendo, ndabashimira cyane uburyo mukomeza kudukurikira, bidutera imbaraga, biratunezeza iyo mugiye aho twanditse imigani nk'ingi mugashyiraho comment, mugafasha abana baba bayisoma kuba barushaho kunguka, kuko icyo twifuza nuko urugwiro rwagwira abana bakigira kubyo natwe twigiyeho, tukaba abagabo uko turi, abandi tukaba abagore uko namwe muri, kandi tugafatanya kurerera isi izaba nziza kuruta uko twayisanze. Ndakomeza n'umugani. Umugani ndi gucira abana kandi n'ababyeyi bakongera bakawibuka. Ni umugani ugira uti, impyisi n'Imana. Aho impyisi ifite ikibazo cy'iki, umwana ukizi ashobora kukitwandikira. WhatsApp yacu iroroshye, ni uguteranya 33, iyo ni code y'Ubufaransa. Biramfasha iyo mpereye kuri 0745
kuri 0745533 sinzi nimba hari mbivuze neza. Uri mu Bufaransa si ngombwa ko ushyiraho kode ni 0745533 ariko kugira ngo bigende neza wongeraho kode iri mu mahanga no guteranya 33 karindwi iyo 0 kayisimbuka. Ndibaza abana mwumvise nimero mutari buze kuyijinganya ndetse ushobora no kujya muri groupe y'ijwi ry'urugwiro hatambukamo byinshi binyuranye kandi abari muri groupe namwe mwese mbahaye yambo abadukurikiye live. Dukomeze n'umuganiriro wacu bana twari turi kuri ya mpyisi imaze gukimira nimugoroba iragaruka igera ku Mana isoni zayishe yabuze uko yifata. Imana iti cya gisembe kirihe? Impyisi irasubiza iti amerwe n'inzara bijyanyishe ngiye gupfa ndakirya. Imana iti nuko rero ubwo wakiriye ntushobore kwihangana ngo ukigarure, wowe n'izindi mpyisi zose muzahorana iteka umurizo nk'uwo. Impyisi itahiryo ntiyongera kubaza Imana iby'umurizo wayo, igumana uwo yari isanganywe. Singe wahera hahera warupyisi wagumanye umurizo we. Umugani nasozesha ahangaha uragira uti iraguha ntimugura, mwabana mwe muguze iraguhenda. Ni Imana bavuga iraguha ntimugura, iyo muguze iraguhenda. No umugani baca bashaka kuvuga ko Imana ibyo guhaye ubukwiye kunyurwa nabyo, kuko iyo ushatse wowe kwisaba ibirenze hari igihe bikubana ibibazo. Dukomeze n'indirimbo yacu hanyuma ngira amagambo nka 2 cyangwa 3 nsobanura adufashe gusobanukirwa n'uyu mugani, kandi nizere ko abari kuri radio namwe mwarushijeho kuryoherwa n'izi indirimbo. Indirimbo ntabwo twazumva zonyine kandi turanayishyiraho indirimbo irangira. Nemerere namwe mudukurikiye kuri YouTube channel ko indirimbo twacuranze ndayishyira hasi mu bisobanuro mukaza kuba mushobora kuza kuyumva. Gusa mbibutse ko ari byiza gukora subscription cyangwa se kwiyandikisha iyo ushyizeho like cyangwa se comment, nabyo biba ari akarusho. Ibi biganiro n'ubuntu wabikoresha nawe muri gahunda zo kwigisha abana, kuko ntabwo IRTV ibyo dukora tubuza abandi kugira icyo nabo abikoresha. Rero nsobanura muri make amagambo agoranye se buriye nayahe. Hari abana bake banyandikiye kuri WhatsApp bambaza aho impyisi itandukanira na bihehe. Ntaho. Impyisi ni bihehe nyine, ni amagambo akoreshwa mu migani y'Ikinyarwanda abiri, ariko ntabwo hari ubwoko bwitwa impyisi n'ubundi bwitwa bihehe. Impyisi wayita impyisi cyangwa se ukayita warupyisi cyangwa ukayita bihehe. Hano mwana watwandikira tubaza ati ayo magambo muvuga mutangira umugani n'ukubera iki? Ni ikiboneza mvugo cy'Ikinyarwanda buri gihe niko tuvuga, kandi haba harimo amagambo meza avuga ko ibintu byapfuye ari bidafite akamaro, ari imbaga ari imbeba n'ibiki hagasigara inka n'ingoma. Inka n'ubukungu, ingoma nyine n'ubutegetsi. Niyo mpamvu tubivuga dutyo. Reka nanjye ndeba andi magambo aba nkakomeye ngerageze kuyabasobanura. Nyagasani ni nko kuvuga Imana ariko mu buryo bwo kubaha. Impyisi yo muraza kwibona ku nzira naberetse mu bisobanuro ahagana hasi h'iyi video. Mureba ahagana hasi murahasanga ibisobanuro, ubwo ntibize kubagora. Murahabona ifoto y'icyo twita nyine impyisi kuba batayizi. Ndibaza ijambo igisembe byaba naryo ari ijambo rikomeye ku bana. Igisembe ni umurizo ariko w'intama, kandi mu bitekerezo no mu byagiye bibaho impyisi ikunda intama cyane. Urumva rero bayihaye ikigeragezo kitoroshye, ariko nkeka impyisi atari gukunda intama cyane, ahubwo nuko intama ari itungo ritagira amahane menshi, bityo impyisi ikaba yararyigonderaga bitayigoye. Yahawe riri igisembe cyangwa umurizo w'intama, ubwo n'uburyo cyasobanutse.
ni inyama iba ifite ibinure byinshi. Ababonye igisembe, ndashyira ifoto y'igisembe cyangwa se ndayishyiraho ari ku bana bato, muze kureba igisembe, mureba hagana mu bisobanuro hasi murahasanga aho mwakanda mukajya kureba iyi nkuru mbagejejeho, aho ifoto y'igisembe irabigaragara ahagana hasi. Impumuro nibyo bita odeur, ndumva bitakwiye kugorana cyane, kandi ababyeyi namwe muze kumfasha ndasobanura ko ijambo ipfa ni nkamerwe, ariko hari igihe tujya tuvuga ko ipfa ari nka apeti mu zindi ndimi. Ipfa ni ukumva ufite icyo ushaka kurya, ikintu ushaka kureba. Hari igihe ushaka kugira ipfa ryo ariko ipfa rikoreshwa ku biryo gusa, mu mbabarire, ku byo kurya. Naho iyo biri nko byo kunywa babyita ufite inyota cyangwa se nkuko. Ariko ipfa ni ukwifuza, ipfa amerwe ni ukwifuza kugira ikintu warya. Ndakomeza nsobanuraho umusozi. Hari umwana utazi umusozi icyo ari cyo, kereka nsobanura mu Gifaransa. Ariko umusozi ni ahantu hatumburutse, ni ahantu hataringaniye, ushobora kuzamuka ukanamanuka. Icyo nicyo bita umusozi mu Kinyarwanda. Ndavuga isoni ni ukumva utinye kureba mu maso y'umuntu kubera ko ufite ibintu runaka wakoze bitari byo. Babyeyi muze kumfasha musobanurira abana isoni icyo bivuga mu ndimi basanzwe bavuga. Kumirabunguri ni ukumira ikintu utagihekenye. Hari umwana utubajije ngo bisobanura iki amerwe. Nyine ni ipfa. Ndagushimira wowe, ndabona akoresha umwana muto wakoresheje nimero ya Emmanuel Bahati. Ntabwo nzi niba ari umuhungu cyangwa umukobwa, ariko wenda ni na papa wimukoreye. Arakoze cyane. Babyeyi mushobora gufasha abana banyu kujya mutubaza ibisobanuro ku byo tuvuze munyuze kuri ya nimero nababwiye, wongeyeho kode guteranya 33 akaba ari 0745533821 ukatwandikira kuri WhatsApp. Hari imbuga nyinshi dukoresha IRTV50, haba kuri Facebook, haba kuri Instagram, naho hose uhashyize igitekerezo twazakibona utaha. Ariko live kuri WhatsApp duhita tubona ibyo wari utubajije. Reka rero mpinira ahangaha ncutse, naho utaha abana nshuti z'ikiganiro umugani w'ijwi ry'urugwiro. Tuzasubira ubutaha. Reka ndeke ntekubicisha ipfa, namwe mutaza kugira amerwe ya ndirimbo, nubwo nta merwe y'indirimbo abaho, ariko wagira ipfa ryayo ryo. Reka mbareke muyumve yose ikiganiro tugisoreje, naho ubutaha mugire umugoroba mwiza aho bwije. Kandi mwe mwakurikiye umugani butarira, nyamuneka mumenye ko mwakoze amakosa mugahinduka umuserebanya, ntimuzagire ngo ni umugani w'urugwiro biteye. Rwose ntabwo mwagombaga gukurikira uyu mugani butaraba ninjoro. Ngaho rero urare aharyana ahataryana harare umwanzi. Bye bye. Iri torero ry'abakera muri Kenya muryitere, muzarihunde n'umuco twunguka muvanguye. Turatashye amakombe, turatashye amasimbi, turatashye abataruka kurinda twazindahira gusumba. Naragenze ndora amahanga, bonashakaga bo muresha, mahebuye ngaruka hino, none ubu nzasazira Rwanda. Turatashye amakombe, turatashye amasimbi, turatashye abataruhuka kurinda twazindahira gusumba. Nimurahire mwirenge, murishinge mushize amanga,
turatashye ducyuye ibyiza twabigambiriye dukeye ducuranga umuco wacu niwo uranga abasekeye u Rwanda turatashye amakombe turatashye amasimbi turatashye abataruhuka kurinda twazindahira gusunga. urugwiro ni kimwe mu bintu bifasha kubaho mu buzima wishimye, kandi ibyishimo iyo ubifite mu mutima nta kindi kintu uba wumva kuri wowe cyakugiraho ingaruka, kubera ko ibije byose ubirenzaho kuko uba ufite ibyishimo muri wowe. Niyo mpamvu radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro ihari kugira ngo yongere kugarura urugwiro muri twebwe. Dutega amatwi radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro, ukurikira ukanda *, IRTV.fr. Tubashe kugira urugwiro twiyumvira radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro.